nsubiza amaso inyuma cyane iyo ndi jyenyine, nkibuka ibyo nanyuzemo biteye ubwoba bikomeye, nkibuka uko wankijije ahandi mbona byaragiye, nitambura uko ngushimira byasobanura ishimwe mfite ku mutima. Reka mvuge warakoze, nukuri Mana warakoze, ese nakwitura iki kw'iby'isi byose ari byawe, akira ishimwe ry'umutima, nukuri Mana warakoze. Reka mvuge warakoze, nukuri Mana warakoze, ese nakwitura iki kw'iby'isi byose ari byawe, akira ishimwe ry'umutima, nukuri Mana warakoze. Njyanibuka zamanuka na za ngorane nanyuzemo, bwa burwayi bukomeye buteye ubwoba bushishana, abandi nkanjye ntibakibukwa, ese ubundi natanze iki, sinabona uko ngushimira byasobanura ishimwe mfite ku mutima. Reka mvuge warakoze, nukuri Mana warakoze, ese nakwitura iki kw'iby'isi byose ari byawe, akira ishimwe ry'umutima, nukuri Mana warakoze. Reka mvuge warakoze, nukuri Mana warakoze, ese nakwitura iki kw'iby'isi byose ari byawe, akira ishimwe ry'umutima, nukuri Mana warakoze. Ese umuntu ni iki, ese ubundi kumwitaho, avukira mu byaha akabaho acumura, nyamara ntujya umureka umugirira ibambe, urukundo wakunze umuntu ntacyo narugeraho. Reka mvuge warakoze, nukuri Mana warakoze, ese nakwitura iki kw'iby'isi byose ari byawe, akira ishimwe ry'umutima, nukuri Mana warakoze. Reka mvuge warakoze, nukuri Mana warakoze, ese nakwitura iki kw'iby'isi byose ari byawe, akira ishimwe ry'umutima, nukuri Mana warakoze.